song karirimbo kamwe kagenda neza just to bless the Lord. kugira ngo duhereze Imana icyubahiro. Let's put our hands together for these wonderful. Reka dukomere amashyi menshi cyane aba baririmbyi beza b'Imana. And you will be back very, very soon. Kandi muraza kugarukaho mu kanya gatoya cyane. Hallelujah. Hallelujah. Let's put our hands together for them. Reka tubakomere amashyi menshi cyane. It's exciting to be with you all. Ni iby'igiciro cyinshi cyane kubana namwe rero hano uyu munsi. I want to thank all the organizers. Ndashaka gushimira cyane abantu bari mu gutegura bino bintu. Nicodem, the pastors. Nicodem ndetse n'abapasiteri bari gufatanya nawe. Thank you for being a part of this organization. Mwakoze cyane kuza gufata umwanya mukagira ibyo mukora muri uyu muryango. And once again we want to thank the governor and the mayor and the assistant mayor for kandi nanone ndagira ngo dukomere amashyi menshi cyane umuyobozi wacu guverineri ndetse na mayor kuba babaje gufatanya natwe hano. Today I just want to share with you something quickly. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganireho ku kantu gatoya byihuse. Very, very important. Akantu k'ingenzi cyane. The Bible says in Hebrews chapter 13 and verse 8. Bibiliya iratubwira neza mu Baheburayo ibice 8:13 ngo Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ngo Yesu Kristo ko yari ejo niko ari uyu munsi ni nako azahora iteka ryose. The Bible says Bibiliya iravuga ngo that Jesus Christ ngo Yesu Kristo is the same yesterday uko yari ejo hashize and today niko ari uyu munsi and forever. Ni nako azahora iteka ryose. This means that what Jesus Christ did yesterday, ibi rero bisobanuye ngo ibyo Yesu Kristo yakoze ejo hashize, what he did yesterday when he came to the earth, ibyo yakoze ejo hashize ubwo yazaga hano ku isi, he is doing today.
arimo kubikora n'uyu and munsi he is going to continue to do. kandi azakomeza no kubikora n'ahazaza. So what did Jesus do yesterday? Ushobora kwibaza ngo se n'iki Yesu yakoze ejo hashize? If we are able to find out what Jesus did yesterday, Nidushobora gusobanukirwa ibyo Yesu yakoze mu minsi yashize, then we will know what he's going to do today. turaza kumenya neza ibyo ashobora gukora uyu munsi, And we will know what he's going to continue to do. kandi turamenya neza n'ibyo azakomeza gukora mu gihe kizaza. Jesus Christ is the Son of God. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. The Bible says that all things were created by Jesus Christ and for Jesus Christ. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ibintu byose byaremwe na Yesu Kristo, ngo kandi byaremwe ku bwa Yesu Kristo. When Jesus Christ came to the world yesterday, Igihe Yesu Kristo yazaga ku isi rero mu minsi yashize, he did certain very important things. yagiye akora ibintu bikomeye cyane. Those things which he did, he is going to do again today. Rero iyo mirimo n'ibitangaza byo yakoze mu minsi yashize araza kubikora hano uyu He munsi. is going to do tonight. Ndavuze ngo araza kubikora hano uyu mugoroba, He is going to continue to do. kandi azakomeza no kubikora no mu gihe kizaza. Now, what did Jesus do yesterday? Noneho ushobora kwibaza ngo se n'iki Yesu yakuze? The Bible gives us 3 verses to show what he did yesterday. Ijambo ry'Imana riduhereza ibyanditswe bitatu bitwereka ibintu Yesu yakoze mu gihe cyashize. Now, I want us to pay attention, Ndagira ngo rero tuze kubitegera amatwi cyane, because what he did yesterday, kubera ko ibyo yakoze ejo hashize, you and I can expect him to do this evening. njye nawe dushobora kubitegereza yuko ashobora kubikora uyu munsi. You and I can expect him to do in our lives. Njye nawe dushobora kubitekereza yuko ashobora kubikora mu buzima Now, the bwacu. first verse to show what Jesus did yesterday Icyanditswe cya mbere kitwereka ibyo Yesu yakoze ejo hashize, will be found in Matthew chapter 9, verse 35. kiboneka muri Matayo ibice 9 umurongo wa 35. The Bible says in Matthew chapter 9, verse 35, Bibiliya iratubwira neza muri Matayo ibice 9 umurongo wa 35 ngo that Jesus Christ went about all the cities and villages, haravuga ngo Yesu Kristo yagenze mu mijyi ndetse no mu bihugu bitandukanye, teaching in their synagogues, agenda abwiriza mu masinagogi, preaching the gospel of the kingdom, abwiriza ijambo ry'Imana, and healing every sickness and every disease among the people. kandi agenda akiza indwara zari zugarije abantu aho hantu. So it shows that Jesus Christ, Ibyo rero bitwereka ko Yesu Kristo when he was on earth, igihe yari ari hano ku isi, he was preaching, yari arimo kubwiriza, he was teaching, yari arimo kwigisha, and he was healing. ndetse yaranakizaga, He was showing the love of God to people. yari arimo kugenda yerekana urukundo rw'Imana mu bantu. Then in Acts chapter 10, verse 38, Mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 38 we find out in more detail what Jesus did yesterday. niho tubona neza ibyo Yesu yakoze mu minsi yashize. I hope we are paying attention, Ndatekereza ko turi kumwe hano hantu, because God wants to do the same things in my life and in your life. kubera ko Imana irifuza gukora nk'ibyo yakoze mu buzima bwanjye ndetse n'ubwawe. Now, what did he do in Acts chapter 10, verse 38? Ushobora kwibaza ngo se n'iki yakoze mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa The Bible 38. says Bibiliya iratubwira neza ngo in Acts chapter 10, verse 38, mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 38 ngo how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. hatubwira ku kuntu Imana yahaye cyangwa yasutse mwuka wera kuri Yesu Kristo ikamwuzuza imbaraga, Who went about doing good aho yatangiye kugenda akora imirimo n'ibitangaza, and healing all that were oppressed of the devil, atangira kugenda akiza ndetse yirukana n'abadayimoni muri ba bandi bari barabaswe n'abadayimoni, for God was with him. kubera ko Imana data yari iri kumwe nawe. Then in 1 John chapter 3, verse 8, Muri Yohana wa mbere ibice 10 umurongo wa 8 the Bible says, Bibiliya iravuga ngo for whosoever committed sin is of the devil. ngo kuko umuntu wese wacumuye ngo aba ari uw'umwanzi Satani, For the devil sinneth from the beginning. kubera ko Satani yakoze ibyaha guhera ku itangira ry'isi. For this purpose, Rero kubw'uyu mwanya hano for hantu, this reason, kubw'uyu mwanya hano hantu, the Son of God was manifested. umwana w'Imana yaramanutse kugira ngo uyu munsi ubeho. The Son of God was made visible, Umwana w'Imana yaragaragaye kugira ngo uno munsi ubeho, that he might destroy the works of the devil. kugira ngo aze hano uyu munsi yirukane kandi akureho imitego y'umwanzi Satani. Hallelujah. Hallelujah. This means Ibi bisobanuye when Jesus was on earth, igihe Yesu Kristo yari hano ku isi, he was preaching like I'm preaching and the pastors preach. yari arimo kubwiriza nk'uko njye ndi kubwiriza cyangwa abandi bapasiteri babwiriza. He was teaching like I'm teaching and the pastors teach. Yari arimo kwigisha nk'uko nigisha cyangwa abandi bapasiteri bigisha. And he was healing. Ndetse yarimo no gukiza n'indwara. And he was doing good to people. Ndetse yarimo gukora n'ibyiza bikorera abantu. And he was delivering people who were oppressed of the devil. Ndetse yarimo kuzura n'abantu bari barabaswe
bw'abadayimoni, and he destroyed the works of the devil. yarangiza agakuraho n'imitego y'umwanzi Satani. This means that today, Ibi rero bisobanuye ngo uyu munsi in my life mu buzima bwanjye and in your life, ndetse no mu buzima bwawe, Jesus Christ wants to do good. Yesu Kristo arifuza gukora ibyiza. Jesus Christ wants to do good to you and to Yesu me. Kristo arifuza gukorera ibyiza mu buzima I bwawe. want you to believe it. Ndagira ngo uze kubyizera muri uyu I mugoroba. want you to know that Jesus Christ wants my good and for your good. Ndashaka kumenyesha ko Yesu Kristo twifuriza ibyiza gusa. Jesus Christ wants to destroy all the works of the devil against us. Rero Yesu Kristo kubera ko twifuriza ibyiza arifuza gukuraho imitego y'umwanzi Satani yose mu buzima bwacu. Jesus Christ wants to destroy all the works the devil has against the oppressed. Yesu Kristo arifuza gukuraho imitego ndetse n'ibyo bateze by'abanzi Satani bose ikabikura mu buzima bwawe. So I want you to believe it. Ndagira ngo uyu mugoroba rero uze kubyizera. I want you to be confident Ndagira ngo uze gushira kwizera kwawe mu mwami. that Jesus Christ wants to do good to you. Wizere ko Yesu Kristo yaje kugukorera ibyiza muri uyu The mugoroba. Bible says in Romans 8, Ijambo ry'Imana yavuga mu Baroma bice 8 in verse 31, ku murongo wa 31 ngo that if God did not spare his own son, ngo se niba Imana yaraduhaye umwana wayo w'ikinege, if God did not spare his own son, niba Imana yaratwohereje umwana wayo w'ikinege, but gave up his son for you and I, ikohereza umwana wayo ikamuduhereza, why would he not with his son freely give us all things? ngo se izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? So what God is saying Icyo Imana irimo kuvuga hano rero, is that he loves you and I so much. irimo kuvuga yuko njyewe nawe dukunda cyane. God loves you and God loves me. Imana iragukunda cyane kandi nanjye Imana irankunda. He loves us so much Imana yadukunze cyane that he gave his one and only son. bituma itanga umwana wayo w'ikinege yari ifite. He sacrificed his one and only son. Yohereza umwana wayo w'ikinege yari ifite imbere He n'inyuma. sacrificed his one and only son to death. Itanga umwana wayo kugira ngo aze hano ku isi apfe. He did it because of his love for you and for me. Ibyo byose yabikoze kubw'urukundo yari agufitiye n'urukundo yari amfitiye. So if God did not withhold his only son from you, for Rero niba you and I, Imana itara itwinye umwana wayo w'ikinege, if God was able to sacrifice his own son for you and I, niba Imana yaremeye gutanga umwana wayo akaza kugupfira wowe nanjye, what can be withheld from us? ese yabuzwa n'iki? What can't he do for us? Yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? The Bible says Ijambo ry'Imana riravuga ngo that God paid a dear price for you and ngo I. Yesu Kristo yatanze ikiguzi cyinshi cyane kinini ku bwawe. The Bible says we were not redeemed, Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntago twacunguwe corruptible things n'ibiti by'igiciro like cyinshi money, nk'amafaranga, but we were redeemed ahubwo with twacunguwe the precious blood of Jesus. n'amaraso y'igiciro cyinshi cyane ariyo maraso ya mwana w'imwe yisumba Ladies and byose. gentlemen, Nshuti bavandimwe I rero, want to encourage you to know ndagira ngo mbashishikarize kumenya that you and I, yuko wowe nanjye we were slaves to sin. twari imbata z'ibyaha. You and I Njyewe nawe were being controlled and destroyed by the devil. twari twarashyizwe mu bubata bwa Satani kandi tumereye nabi The cyane. whole world Isi yose muri rusange is being controlled by the devil. irimo kuyoborwa n'umwanzi Satani. That's why there are people abroad. Niyo mpamvu hariho abantu hanze y'u Rwanda, There are people in America. hariho abantu mu gihugu cya Amerika, There are people in Europe. hariho abantu mu Burayi If they had the joy and the peace you have, barimo kwifuza kugira amahoro n'ibyishimo wowe ufite hano. many of them will not be dead. Benshi muri mu Burayi If they had the joy and the peace you have, barimo kwifuza kugira amahoro n'ibyishimo wowe ufite hano. many of them will not be dead. Benshi muri bo ntibagapfuye baba bafite Many amahoro of them mufite. have money, Benshi muri bo bafite ubutunzi bwinshi and cyane, yet they want to kill themselves. ariko ugasanga baracyashaka kwiya ku buzima. They are tired of life. Bamaze kurambirwa kubaho, They don't know what to do. ntabwo bazi icyo gukora. Ladies and gentlemen, Nshuti bakundwa rero, Jesus said Yesu Kristo yaravuze that ngo a man's life ngo ubuzima bw'umuntu does not consist ntabwo bwizingiye of the abundance of the things that he or she ku possesses. butunzi cyangwa se ku byo yatunga ari hano mu isi. So I want you to know Ndagira ngo mbamenyeshe yuko that Jesus loves us, Yesu Kristo aradukunda cyane, and he was able to take us and rescue us. ngo kandi yemeye kuza kudutabara. He was able to rescue us Kubera urukundo yadukunze ngo yemeye kuza from kudutabara, the devil, kudukura ku mwanzi Satani. because the devil has one aim. Kubera ko Satani afite intego The imwe, devil has one aim, kubera ko Satani afite intego and that imwe, aim is in 3 parts. kandi iyo ntego iri mu bice bitatu. Jesus said Yesu Kristo yaravuze in John chapter 10 verse 10, muri Yohana 10:10 ngo the thief
ngo umujura, The thief. umujura, There is only one thief. hari umujura umwe ku isi, And that thief is Satan. kandi uwo mujura ni Satani. The thief cometh not Uwo mugabo ngo azanwa n'iki? but to steal, Ngo azanwa no kwiba gusa, to kill, kwica and to destroy. ndetse no kurimbura. But Jesus said, but I have come Ariko Yesu Kristo we yaravuze ngo njyewe nzanwe that you might have life, no kugira ngo muhabwe ubugingo, and that you might have life more abundantly. kugira ngo mugire n'ubugingo bw'iteka ryose. So there is an enemy Ni ukuvuga ngo dufite umwanzi rero who wants to steal everything God has for us, ushaka kuza akiba ibintu byose Imana yaduteganyirije, who wants to steal our joy, ushaka kuza akiba ibyishimo byacu, who wants to steal our hope, ushaka kuza akiba ibyiringiro byacu, who wants to steal our finances, ushaka kuza akiba amafaranga yacu, who wants to steal from us, ushaka kuza akatwiba, who wants to kill us ashaka kutwica, with coronavirus, akadutwicisha with coronavirus, different viruses, akatwicisha n'izindi virusi with zitandukanye, accidents, akatwicisha impanuka. and he wants to destroy us Satani nicyo kimugenza, because he knows he is destroyed. kubera ko azi ko nawe He wants to yatsinzwe, destroy us in hell. nawe arashaka yuko tuzagenda tugatsindwa But nawe Jesus ikuzimu. Christ came Ariko Yesu Kristo to yaraje rescue us from him, kugira ngo adutabare dukure mu to maboko y'umwe rescue us Satani, from him. kugira ngo dukure mu maboko y'umwe And Satani. he said, Arangije aravuga ngo I have come, naje, I have come, njyewe naje that you might have life, kugira ngo mwongere mugire ubugingo, and you might have life to the fullest. kandi mugire ubugingo buhoraho bw'iteka. That is what Jesus wants for Icyo nicyo us. cyazanye Yesu hano ku He isi. is not saying that he wants any other country. He wants everyone to have life. Ntago yavuze ngo akeneye igihugu runaka, ahubwo yavuze ngo akeneye buri umwe wese kugira ubugingo. He wants you to have life. Rero aragushaka nawe ngo ugire He ubugingo, wants me to have life. nanjye akeneye ko ngira ubugingo, He wants us to have the abundant life. akeneye ko tugira ubugingo bw'iteka ryose. Not everyone is living the abundant life. Ni ukuvuga ngo ntabwo ariko buri umwe wese arimo kuba ubuzima akwiriye kuba arimo, Not everyone is financially able. ntabwo ariko buri wese afite ubutunzi nk'ubwo yagakwiriye kuba afite, Not everyone has peace of mind. ntabwo ariko buri wese afite amahoro yo mu mutima. But one thing we know Ariko ikintu kimwe tuzi neza is that we trust the Bible. ni uko twizera mu ijambo Is that we ry'Imana, believe the Bible. ni uko twizera ijambo ry'Imana. Jesus said, Yesu Kristo yaravuze ngo heaven and earth will pass away, ngo isi n'ijuru byose bizavaho, but not a dot or letter of my word will ngo ariko will nta not be n'akadomo fulfilled. kazigera kava ku ijambo ryanjye navuze. So far as our God is concerned, Rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo Imana yacu God will give you life. izaguhereza I ubuzima. said God will give you life. Navuze ngo Imana izabaha ubuzima, God will be good to you. Imana izababera nziza, God will be good to you. Imana izababera Imana nziza. So Jesus Christ came to do good to us. Yesu Kristo rero icyo itamuzanye ni ukudukorera ibyiza gusa, And he came to destroy the works of the devil. ndetse yaje no gukurana imitego n'imikoshi y'umwanzi Satani. Now, what are the ways Jesus Christ wants to destroy the works of the devil in my life and in your life? Noneho ushobora kwibaza ngo se ni izihe nzira Yesu Kristo azakoresha kugira ngo atsinde cyangwa avaneho imitego y'umwanzi Satani mu buzima bwanjye. The Bible says in Hebrews chapter 9, Ijambo ry'Imana atubwira mu Baheburayo ibice 9 verse 22, ku mirongo wa 22 ngo for almost all things are by the law purged from sin. For almost all things are by the law ngo kuko ibintu byose bigendwa n'itegeko purged from sin. bikajyana n'icyaha, For without the shedding of blood, ko hatabayeho kuva kw'amaraso y'umuntu there is no remission. nta kwiyunga kw'Imana kubaho. Without blood being shed, Ni ukuvuga ngo hatabayeho gutambwa kw'ibitambo there is no forgiveness. nta mbabazi zakabayeho. Ladies and gentlemen, Nshuti bavandimwe rero, I want you to know ndagira ngo mbamenyeshe muri uyu mugoroba that ko Jesus Christ was sent to this world. Yesu Kristo yoherejwe hano ku isi, He was sent to this world for a reason. yoherejwe hano ku isi kubw'impamvu, He was sent to this world to rescue us from sin. yoherejwe hano ku isi impamvu nyakuri yiwe ari iyo kutuvana mu byaha. The Bible says, for God so loved the world. Ijambo rikongera katubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Many of us don't believe God loves us. Benshi ntabwo turabyizera yuko Imana idukunda. Many of us believe that God loves the other people and not us. Benshi muri twe turibwira mu mitima yacu ngo Imana ikunda abandi ariko twe ntidukunda. But I want you to know that God loves you. Ariko uyu munsi naje kubamenyesha ko Imana I want ibakunda. you to know that God loves you. Naje kubamenyesha yuko Imana ibakunda. He sent his only son Yohereje umwana wayo w'ikinege that whoever believes in him kugira ngo uzamwizera wese will not perish. atazarimbuka. That is there a meeting there? If there's a meeting there, what's going on there? Either you come here or you leave. Aho hantu I habaye don't know what's inama going on bwoko there. ki. We don't want to have two meetings. Can the ushers go and sort that out and let it end Turasaba immediately? protokole kugira ngo They igende come igire or they kugenza go. hariya hantu. Ushers, make sure of that. They come or they go. Protokole igire kudufasha rwose, murakoze cyane. Hallelujah. Hallelujah.
He sent his only son so Imana yahereje umwana wayo that w'ikinege whoever believes in him kugira ngo uzamwizera wese should not perish atazarimbuka but have everlasting life. ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. God wants to give you and I everlasting life. Imana irifuza kuduhereza wowe nanjye ubuzima buhoraho. God wants to give you and I peace. Imana irifuza kuduhereza amahoro yo mu mutima. God wants to give you and I a blessed life. Imana irifuza guhereza wowe nanjye ubuzima bwuzuye umugisha. But he requires for you and I to do certain things. Ariko hari ibyo nayo idusaba ko dukora mbere yaho. The Bible makes it clear. Ijambo ry'Imana bivuga neza ngo, Can you find out what's going on there? People are trooping there. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Maybe just ask them to come. Ask them to come. Hallelujah. Yeah, just tell them in your language. Come. Turasaba abantu bari inyuma aho ngaho kugira ngo mwongere mwegere hano ho gatoya. Yeah, just keep saying it. That you should come. Keep saying it. Abantu muri aho ngaho turabasaba kugira ngo mwongere mwegere hano imbere ho gatoya. Hallelujah. Hallelujah. So ladies and gentlemen, So nshuti bakundwa rero, God wants us to do very important things. Imana irashaka yuko dukora imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane. Icyambe, God wants us to know that we are sinners. Imana irakeneye yuko tumenya yuko turi abanyabyaha. God wants us to know that you and I are sinners. Imana ikeneye ko tumenya yuko njyewe nawe turi abanyabyaha. God wants you and I to know that we are sinners. Imana ikeneye yuko twebwe tubyemera yuko turi And we abanyabyaha. must accept that we are sinners. Kandi tukanabyizera mu mutima wacu tukavuga yuko turi abanyabyaha. Romans chapter 3 verse 23 Abaroma ibice 3:23 says that every single person has sinned haravuga ngo buri mwe wese yaracumuye. and we have fallen short of the glory of God. Ngo kandi twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. So you and I must admit that we are sinners. Rero njyewe nawe icyo tugomba gukora ni ukubanza kwemera ko turi abanyabyaha. You and I must admit that we are sinners. Njyewe nawe tugomba kubanza kwemera ko turi abanyabyaha. Then the Bible says Bibiliya ikongera ikavuga ngo in Romans 6:23 mu Baroma ibice 6:23 that the wages of sin is death, ngo kuko ingororano z'ibyaha ari urupfu, but the gift of God is eternal life ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho through Jesus Christ our Lord. muri Yesu Kristo umwami wacu. So it means that even though I'm a sinner and you are a sinner, Ibi bisobanuye ngo nubwo ndi umunyabyaha nawe ukaba uri umunyabyaha, even though we deserve to go to hell, ngo nubwo twari dukwiriye gupfa cyangwa kurimbuka, even though we deserve to die, nubwo twari dukwiriye rwose gupfa tukavaho, 2,000 years ago, imyaka 2000 ishize God sent Jesus Imana yohereje Yesu Kristo hano ku to isi rescue us from sin, kugira ngo azadutabara dukure mu to cyaha, rescue us from death, kugira ngo azadutabara dukure mu rupfu, and to give us a gift of eternal life. kandi kugira ngo aduhereze impano y'ubugingo buhoraho. Hallelujah. 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 So it means that you and I must accept that we are sinners. Rero icyo tugomba gukora ni ukubanza tukakira yuko turi abanyabyaha. Number 2, Icya kabiri, you and I must accept the blood sacrifice of God. njyewe nawe tugomba kwemera igitambo cy'amaraso cyamenwe ku musaraba. We must accept the blood sacrifice of God through Jesus Christ. Tugomba kwizera cyangwa kwemera igitambo cy'amaraso cyamenetse ku bwa Yesu Kristo, ku bw'Imana binyuze muri Yesu Kristo. You and I must know that we need a savior. Njye nawe tugomba kumenya ko dukeneye umucunguzi. You and I must be tired of our sin. Njyewe nawe tugomba kurambika kandi tukazinuka ibyaha You dukora. and I must say to God, Njyewe nawe tugomba kuvuga ngo Mana, I repent of my sin. ndihanye mvuye mu byaha I byanjye. repent of my sin. Ndihanye mvuye mu byaha. I accept God's love for me. Nakira urukundo rw'Imana. I accept God's love for me. Nakira urukundo rw'Imana yankunze. Because God loves me so much, Kubera ko Imana irankunda cyane. I'm going to give my life to Jesus Christ. Ubuzima bwanjye ngiye kubuhereza Yesu Kristo abari ubuyobora. I'm going to give my life to Jesus Ubuzima Christ. bwanjye ngiye kubuhereza Yesu Kristo abari ubuyobora. Because what Jesus Christ did when he came Kubera ko ikintu Yesu Kristo yakoze ubwo yazaga hano ku isi guarantees us life and a blessing on earth, kitwemeza cyangwa kitwizeza ubuzima bwiza kandi bwuzuye umugisha hano ku isi, and guarantees us a blessing in heaven. kikatwemeza n'ubuzima cyangwa se umugisha tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Not everyone has
sat in first class. ntabwo ariko buri muntu wese yigeze agenda mu ndege hejuru Not cyane. everyone has sat in a first class plane. ntabwo ariko umuntu wese uri hano yigeze agenda mu ndege yo hejuru. But when you give your life to Jesus Christ, ariko ubuzima bwawe n'ubuhereza Yesu Kristo uyu munsi, He will give you a first class ticket to heaven. azaguhereza itike yo kugenda wicaye neza cyane mu ijuru. Hallelujah. Haleluya. How many want Jesus Christ? ni bangahe bakeneye Yesu Kristo? Don't raise your hands ntuzamure ikiganza cyawe because I said raise your hands, kubera ko mvuze ngo zamura ikiganza. but only raise your hands ndagira ngo abantu bari buze kuzamura ikiganza if you want Jesus Christ. ukizamura ari uko wumva ukeneye Yesu Kristo mu If you mutima have wawe. not given your life to Jesus, ukizamura niba utarahereza ubuzima bwa Yesu if Kristo, you know in your heart niba ubizi neza mu mutima wawe that you are far away from God, yuko uri kure y'Imana cyane, if you know in your heart niba ubizi mu mutima wawe that you have not given your life to Jesus, yuko utarahereza ubuzima bwawe ngo umwami Yesu abe umwami n'umukiza, if you know in your heart niba uzi mu mutima wawe that if you die today, yuko uramutse upfuye uyu munsi you do not know whether you will go to heaven or hell, utazi niba uzajya mu ijuru cyangwa ikuzimu, then I want you to raise your hand. abo nibo bantu nkeneye ko bazamura ikiganza cyawe bene Then I data. want you to raise your hand. abo nibo bantu nkeneye ko bazamura ikiganza. Then I want you to raise your hand. abo bonyine nibo bazamura If ikiganza. you want to say Jesus, ubu niba wumva ushaka kuvuga ngo Yesu, I know you love me. ndabizi yuko unkunda, I know you purchased me ndabizi ko wanguze ikiguzi cyinshi cyane, with your precious blood. ukanguza ikiguzi cy'amaraso yawe, I know you lived in this world ndabizi yuko wabayeho hano mu isi and you suffered on the cross. ukababazwa ku musaraba, You bled and died ukava amaraso menshi cyane kubw'ibyaha to byanjye take away my sin. kugira ngo mnezwe mpinduke You mushya. loved me so much. warankunze cyane, You loved me so much. warankunze cyane, Even when I was not perfect, n'igihe nari intungane, even when I was in sin, n'igihe nari ndi mu byaha you byinshi, still loved me. Yesu Kristo wakomeje The kunkunda. Bible says, Bibiliya iratubwira ngo for God demonstrated his love toward us. ngo kuko Imana yatweretse urukundo rwayo. I said, God demonstrated his love for you and ndavuze ngo I, Imana yatweretse urukundo ku bwawe nanjye, in that whilst we were yet sinners, kandi twari tukiri abanyabyaha Christ died for us. Yesu Kristo yaraje aradupfira. So even in my sin, rero ni ukuvuga ngo n'igihe nari ndi mu byaha, even in your sin, n'igihe nawe wari uri mu byaha byinshi, Christ knew in advance Yesu Kristo yari abizi that we were sinners yuko twari abanyabyaha and we will reject him, kandi yuko twanzwe, but he took a chance. ariko arangije afata aya mahirwe, He took a chance, afata amahirwe ku musaraba, came from heaven to the earth ava mu ijuru aza hano ku and isi, died for us. arangije aradupfira, He bled for us ava amaraso menshi cyane so kubw'ibyaha that you byacu, and I, kugira ngo wowe nanjye, so that you and I kugira ngo wowe nanjye will have eternal life. tuzagira ubugingo buhoraho, Will have eternal life. tuzagira ubugingo buhoraho. That is how great God's love is for us. ubwo ni rwo rukundo ruhambaye Imana If it idufitiye. was just one of you, niyo haba hari umuntu umwe if wenyine it hano, was just me, niyo yaba ari njyewe njyenyine, Christ loves us so much. Yesu Kristo yaradukunze cyane, Christ loves each individual so Yesu much Kristo yakunze buri umwe wese uri hano cyane, that he would have come to die for just you and I. ko yari kuzaza akamanuka nubwo yari kubazanwe nanjye nawe Jesus gusa. said, Yesu Kristo yaravuze what shall it profit a man ngo se muntu bizamwungura iki if he shall gain the whole world ngo se nabona ibyo mu isi byose byakeneye and lose his soul? yarangiza akabura ubugingo, What shall a man give in exchange for his soul? ese bizaba bimumariye iki kubura ubugingo hano ku ijuru? Oh, it means that Jesus loves one Christian or one human being more than the whole world. bisobanuye yuko Imana ikunda umukristo umwe Think cyangwa about it. ikunda umuntu umwe wenyine kurenza abantu bose. Think about it. bitekereze, You are more important to God than the earth. uri uw'igitangaza cyangwa uri You are more uw'igiciro important to cyinshi, God than the earth. uri uw'igiciro cyinshi imbere y'Imana I kurenza am isi more yose. important to God than the earth. nanjye ndi uw'igiciro cyinshi cyane imbere Each y'Imana. one of us is more important to God than the earth. buri umwe wese uri hano ni uw'igiciro cyinshi imbere y'Imana. Oh, the Bible says, what manner of love God the Father has showed us. ijambo ry'Imana tugira ngo ngo mbega urukundo rwinshi cyane ruhebuje Imana What yatweretse. kind of love has God shown you and I? ese ni uruhe rukundo Imana yakweretse wowe nanjye, That you and I can be called the children of God. kugira ngo njyewe nawe uyu munsi tubashe kuba twakwitwa abana b'Imana. What kind of love is this? ese urwo rukundo rungana rute? What kind of love is this? urwo rukundo rungana rute
bene data. This is great love. Urukundo ruhambaye That cyane. the God of the universe, Kw'Imana yaremye isi yose. the God who created the stars, Iyi Mana yaremye inyenyeri zo mu kirere. the God who created the sun, Iyi Mana yaremye ijuru n'isi. the God who created the universe, Imana yaremye izuba ikarema n'isi. would come to the earth Ikaza hano ku isi to die for you and for me. kugira ngo ipfire njyewe nawe. I want you to accept this great love. Ndagira ngo mwakirire urukundo ruhambaye Imana If you yadukunze. want Jesus Christ, Rero muri uyu mwanya ukeneye Yesu I want you Kristo, to raise your hands again. yuko aza mu mutima wawe, zamura ku Raise kiganza your cyawe. hands again. Ongera uzamure ku kiganza ushize Raise amanga. your hands again. Uzamure ku kiganza ushize And they amanga. will give you some sheets. Bagiye kubandika bano bantu. And they will get your information. Baze gufata nimero zanyu n'amazina. Now, before the sheets, as you are giving the sheets, Mbere yuko